Hello guys, nonaha ngiye kukwereka application ishobora kukwereka ukuntu uzaba umeze nusaza. Iyi application rero ni application bita FaceApp. Kanze nyikwereke. Ni application ishobora kukwereka uko uzaba umeze mu gihe umaze kugera mu zabukuru. Dore application ni iyi ngiyi yitwa FaceApp. Urajya rero kuri Play Store uyidownloadinge, ni uku nguku isa, then nimara kugera muri telefone yawe ukande open uyifungure nyine. Urategereza yirodinge. Urahita ugera hano, urabona ko ugeze mu mafoto yawe, then nurangiza uze hano handitse gallery. Ahangaha hasi handitse gallery. Mu gihe ifoto ushaka yawe itari muri aya ngaya aje hejuru, bitewe n'icyumba irimo, ushobora gukanda hano handitse gallery ukajya kuyireba. Ariko mu gihe wenda iri hano uhita uyifata. Wenda kamfate ifoto imwe mbahereho urugero hano. Kamfate iyi ngiyi. Urategereza byirodinge, bakubwira ngo loading available filters. Urategereza gatoya kiriya kiziga cyuzure, ntago bitinda. Ino ni application nziza yizewe yakwereka ukuntu uzaba umeze mu gihe wageze mu zabukuru, kandi si ibyo gusa, ishobora no kugufasha kweditinga ifoto, ukishyiraho imisatsi ushaka, ubwanwa, ukiyambika rinete, bitewe n'uko ushaka ko ifoto yawe iza imeze. Ino application ibigufashamo neza cyane. Hano rero ngiye kukwereka ukuntu ikoreshwa, nkwereke buri kimwe cyose. Kurikira ino video mpaka irangiye, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu zindi video. Kandi hari n'ikindi kintu ukeneye kumenya, wacyandika muri comment tukaza kukigusobanurira icyo ari cyo cyose. Urabona ko noneho ifoto yamaze kugeramo. Noneho wenda kambanze mbereke ukuntu ushaka kugira ifoto yawe, ukareba ukuntu uzaba umeze igihe uzaba wabaye umusaza. Kambanze ngende mbasobanurira buri kamwe kuri tuno tuntu turi hano hasi. Kano ka mbere, ushobora guhindura uruhu rwawe, nimba ufite nk'ibiheri bikavaho, ndetse n'aka ka kabiri ni ako gukesha uruhu. Hano ushobora kuba ifoto yawe utari uri guseka, ariko ukayigaragaza nk'aho wari uri guseka igihe yafatwaga. Hano ni ukongera ubunini bw'isura yawe. Yego. N'ibi byose hano ni ugushyiraho indi misatsi nk'ibara. Hano handitse braids ni ubwanwa. Hano hair color, hano ni ugushyiramo ibara ry'umusatsi ushaka. Hano noneho kuri age, hano nyine niho ugenda ureba mu myaka. Nimba uri umusaza ushobora kureba ko wari umeze mu myaka yawe mikeya. Kabundi ari naho mpita mbereka hano kuri age. Urabona ko hari ibyiciro byinshi: young 3, young 2, teen, child, baby face, old, cold old, cool old, ndetse na old. Nonaha reka turebe ino foto muri cool old ukuntu nzaba meze igihe nzaba nashaje. Urayikandaho ubundi utegereze gatoya. Urabona ko biri muri process. Ino application ntabwo ibeshya, ikwereka ibintu bya nyabyo. Kabyirodinge gatoya. Nimba utarakanda subscribe, ikande kugira ngo ukomeze gushyigikira. Urabona ko noneho ifoto ihise iza
igaragaza igihe naba nashaje mfite ubwanwa ukuntu nzaba meze. Reka turebe noneho hano handitse old gusa, umusaza udafite ubwanwa. Ubwo nyine biterwa n'uko umeze ubu ngubu bitewe n'ubwanwa ufite. Reka turebe hano kuri old, turategereza bibe process, urabona ko ikirimo irakorwa. Turategereza hariya kariya karongo kuzura ibara ry'umweru hose, urategereza gatoya ntabwo bitinda cyane. Urabona ko noneho ifoto bahise banyereka ukuntu nshobora kuzaba meze igihe nzaba ndi umusaza udafite ubwanwa. Rero ino application urabona ko ari application nziza yagufasha gukora ibintu bigiye bitandukanye. Then noneho iyo ushaka kubika ino foto cyangwa se gushyiraho ino change ku ifoto, ukanda hano handitse apply, wasoza ugakanda hano kuri save. So kambereke noneho ukuntu ushobora gushyira ubwanwa ku isura yawe. Uraza hano handitse ngo braids, bahakanda. Buno bwanwa bundi buri hano hirya bisaba ko ubugura kugira ngo wemererwe kubushyira ku ifoto yawe. Ubu ngubu buri hano full breed nibwo bushobora kuba wakoresha ku buntu. Urabukandaho urebe ukuntu, nimba utarazana ubwanwa ukuntu uzaba umeze nuzana ubwanwa. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane bihise bikunda. Rero nawe koresha ino application nimba ushaka kureba ukuntu uzaba umeze igihe uzaba washaje, cyangwa se ushaka kumenya ukuntu uzaba umeze igihe uzaba wameze ubwanwa. Ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri ino YouTube channel. Murakoze, mukomeze kugira amahoro. Kuyisevinga uraza hano ugakanda kuri save, ukanda kuri save, ubundi urabona ko hano birimo birirodinga. Urabona ko ifoto yabaye saved to gallery. Ndumva byari ibyo ngibyo, ni ibi ngibi no munsi napanze kukwereka. Ukomeze kugira amahoro.